komya mbese bihora bimeze biki ewa n'umwana rero wahaye igituba gutyo naga azagucika mwibuke neza yuko twari turi kuri topic yo kwerekana umugore washatse imboro uburyo ameze nyine baba ameze nkanjye kuko nanjye ubu ndumva natoye kereka ngo mise mbona icyana hafi aha ngaha waba ureba uburyo nyemerera nabi urumva oh my god ubundi uzi ugiye guswerwa n'umwana wenda ukabona nk'ikigo kije kuguswera gifitiye imboro nziza iwana ufata ukumva ko ufashe imboro uyishyiramo ukumva ntago ijyamo kubera ubunini bwayo ukabanza ugakubita kuri rugonga amazi ukayamena kigatoha ewana imboro noneho nayo yamara guta neza fresh ugahita uyishyiramo inyerera arayigukubita ikagukora hirya hino ewana nabwo yanajyamo ikajyamo wumva ari fresh uri kumva wumva yuko harimo ikintu apana gushyiramo imboro kumva ni nk'agasono n'ubasunikiyemo cyangwa agahera ibyo se ni ibiki wazumbwira ikisi reka rero bakunzi bagutya TV mumbabarire ngende ndumva umushyuko unyishereka njye kwihigira umwana unyikomera mbanze mumenereho byibuza nka litiro 3 z'amazi abanza nyikungutira akariro kagabanyuka ibindi bizazeje naho mu kiganiro cy'ubutaha nzaza mbabwira ukuntu umuswero w'iri joro wagenze kuko urabona amasaha arakuze reka nanjye mbe ncometse ubwo naho mu kiganiro cy'ubutaha ariko nyine wibuke gukora subscribe like and comment ibindi tuzaba tubireba twongeye kubasuza nshuti bakunze bakurikiye gutya TV uyu ni wa mwanya mbagezaho ibiganiro byinshi kandi byiza bigiye bitandukanye reka ngushimire cyane we wamaze gukora subscribe kuri gutya TV warakoze cyane kandi uruhu igiciro ni n'iby'igiciro gikomeye cyane kuba ufata umwanya wawe ukareba video twagiye tunyuzaho zirimo amasomo menshi tugenda tukwigishirizaho uburyo wakubakamo ingo zanyu rero ikiganiro uyu munsi nagira ngo tuganirizeho nagira ngo tuganire my friend nanakwereka uburyo umugore washatse imboro aba yaresa aba yashyushye bya hatari ewana ku buryo umugabo wari we wese amugeraho agahita muswera akamuha igituba atitaye ngo ninde unsweye ibindi akabyibaza nyuma ari uko bamukubise umucumito wa danje oh my god mbese nyine hamwe imboro imuryohera akavuga ati kizaba nzamumuti mwabantu mwe ndagira mbabwire ko umugore washatse imboro abatandukanye ewana abari karabutaka hasi hejuru niyo mpamvu rero nagira ngo nkubwire ngo kora subscribe kuri gutya TV nshuti rero bakunzi ba gutya TV iyo umugore yashatse imboro acika imbaraga mbese ikintu we yumva muri we ashoboye asigaranye ni uburyaryate bwo mu gituba gusa kuko umugore washatse imboro aba yasaze nimba navuga gusara nimba navuga gusarisha sinzi ukuntu nabikubwira ariko aba mbese ameze atese isunda bigereranya n'ikikuko nimba uzi neza ukuntu buryaryate bumera bw'igisebe bwoba bwikubye nk'inshuro 50 rero sasa umugore washatse imboro ikizamukubwira ahantu azajya bari hose uzajya usanga abari yinyonganyonga mbese nimba ari na phone cyari kuvuga n'umuntu yirya cyangwa yaba ari kumwe n'igitsina gabo mbese arangwa no kugikoraho cyangwa se agerageza kumurenzaho amaguru noneho hahandi yamurengejeho amaguru akanyagerageza gusa nkaho amutsirimisha umubyimba w'igituba uri kubibona oh nanjye ndumva cyabyinde kiri kundya we uri kumva noneho rero sasa umugore washatse imboro aba yacitse imbaraga amaso aba yarebesha nk'atariho reka sinakubwira yarerembuye ewana byamucanze ewana agashaka akantu kose akora akumva byanze akajya kunyara akumva byanze mbese ukavuga uti se noneho uyu mugore nawe ndamugenzana icyo gihe nta kintu wowe ubwawe ushobora kuba wakora noneho sasa ndagira ngo nkwereke ukuntu umugore uzaba washyukwe uzamuswera akaguha igituba neza my friend akakiguha ukamucumita nawe akaguha akanyobwa akagukaragira neza fresh ku buryo uzavuga ati cyokora aha urangosore basi mwaretse nkabanza ngacumitaho gatowe igituba kirandiye we basi mwamaye ku mboro we umva rero sasa
nk'uko nguko umeze wenda reka nitangeho urugero n'ubu nkahita mbona nk'umuntu araje aransweye ewana namuha igituba neza umugore noneho sasa uzajya aba yariwe n'igituba yabonye imboro igitsina gabo cyose abonye ewa nagize nk'amahirwe yo kumusanga nko mu nzu muri salo cyangwa mu cyumba ahita wigituba kuko akimara kuza niho ahita aza agahita apanda imboro noneho niba wenda umugabo aryamye nk'aha ahita amurenzaho akaguru agasa nk'aho yisunikiriza imboro noneho sasa yagera mu mboro agasa nk'aho ayishyiramo uri kubibona gake gake akaza akayishyiramo yamara kujyamo agasa nk'aho ayishyiriramo nk'aha ngaha akagenda ayimanukiramo gake kugira ngo nyine ijyemo akabanza akayivimvira akayinyunyira noneho yagiramo neza ko ntabwo yashobora gukora gake pe kuko aba yumva igituba kirimo kiramwakana umuriro byadanye ni hahandi n'indi imboro irimo ahita atangira akamanuka akayimanukiramo agatangira agakora amapositeri ya danje akayizaho my god akayizamo gake noneho yakumva umuriro uri kugenda ugabanyuka kuko ubwo aba yagiye ayivimviramo gake gake ewana ari nako agenda amanukiramo agenda yinyarira gake kuko uko ugenda gutya ukuramo umanuka uzamuka niko bigenda bivuga ngo gutyo nyine gake gake noneho rero sasa inshuti yanjye iyo bigeze aho ngaho kugira ngo uzaswere neza wumve ko igituba ugikomye wumve ko igituba ewana ugisweye neza umuvimviro wacyo wumvishe neza fresh ewana ni hahandi umugore azajya ajya kuguha igituba yaguha igituba akaguru ukabona yakagejeje iriya noneho yaguha igituba akajya akunyongera kikujugunyaho ku buryo imboro yose ishiriramo n'amabya akenda kujyamo uri kumva noneho sasa yarangiza mana yanjye we ahandi umucumita ni umucumita atangira gufata agushimashima yasakuje mbese yafashijwe ukagira ngo ahari ni nk'umwuka w'Imana umugezeho sibyo ewana my friend reka mubwire mwabagore mwe kihagarareho iyo umugabo yagusweye neza ne wamuhaye igituba neza ubishaka araguswera ukumva uri mu mwuka mbese uhita wumva uri murafashwa hasi hejuru niyo mpamvu njya mbabwira nti mbere yo gukora igikorwa cy'imibonano mpuzabitsina ujye ubanza ugane n'uwo mugiye kubikorana mubikore mwese mwumva bibarimo nta bintu byo kuza ngo uringinga santi muragituya muganirize mutangire gake gake muganira umwe natangiye kugira santima mutangire mukarisanya muri kwa ukarisanya kwanyu uzashiduka umwe yatangiye kumurenzaho akaguru undi ushiduka yatangiye gufata imboro ewana atangire none sasa niyo mwamwica gutya ugatangira muri kuganira uyifashe ewana ugahita uyimanukiraho ukayonka byatanje kagira inkuru noneho wamara kuyonka umugabo imboro igashega niba anicaye na gutyo nk'uko umeze ewana kwa kundi noneho imboro ye yahagaze gutya ugahita uzaho ugahita uyicaraho uri kubibona ubwo nibimaze ukayicara umugabo nagasa nk'ugufata gutya ewana akayikwega neza ukajya uyimanukiraho nawe wana ukajya uyimanukiraho nimba ari gutya ukajya uyimanukiramo ariko ukabanza ukayikatisha amakorosi ku buryo imboro yizana nawe nyine ibaze kuba imboro yabirimo ukayizana ukajya kumanuka ubanze kwicira mande nyine ugadushimangiramo ya gatanu ubundi ukajya uyizamukiramo gake nongeye kubereka kandi gaswero karyoha nkunda guswerana n'umugabo wanjye urabona nimba umugabo yicaye gutya imboro iraho wowe mugore ujya uza imboro use ngaho uyicaramo gutya none kwa kundi uyicayemo gutya use amaboko uyashyire nk'aha ngaha inyuma uri kubibona n'agaswero karyoha karakuryohera ukumva kari kugushimashima hano kandi n'umugabo nawe karamuryohera none sasa ugasa nk'aho uza gutya ugenda uyizaho gake none kwa kuyizaho nuze umanuka gutyo ahubwo wowe usa nk'aho usubira inyuma gutya ibigende gushimashimaho ukumva neza imboro iraje ahantu hose irahakurugutuye n'ahantu hafashe imishyukwe n'iki ukumva iraharatuye noneho warangira kugira ngo noneho yongera kujombe noneho imboro yumvire muri zingaro neza uhita ukora iki uhita umuha akandi gaturuke
inyuma ugasa nkaho umuha igituba neza noneho agatangira ayishyiramo uko agenda ayishyiramo ukajya ugenda umunyongera gake noneho yatangira gucumita cyane nawe noneho ugatuma kwegera igituba neza gutya fresh ubundi ukagenda ukimuha we uri kubibona iyi puru iraryoha kuko n'andi aguswera yose yatangiye kuyishyiramo nawe ugahita ukimuha neza fresh noneho yageraho wowe akajya ahagarara wowe ukajya ugenda uyisunikirizamo gutya uyisunikirizamo gutya uri kubibona icyo gihe imboro iragenda ikakuryohera nawe wa mugabo igituba kikagenda kikakuryohera ku buryo uhita uvuga uti cyo kuza mwana kuva nabaho n'ubwa mbere ndongoye nkumva yuko ndongoye n'ubwa mbere nsweye nkumva ndafashijwe mbese uhita utangira kwivuga imyivugo irenze igihumbi sibyo rero inshuti bakunze niyo mpamvu ngiye mba nkubwiye ngo mu gihe uri kumwe n'urukundo irekure mukuri sexe wishimye kandi nawe aguswere mwese mwishimanye nta n'ikibazo kirimo erega ubundi umuntu wateguye umuntu mwavuganye buri kimwe cyose aguha igituba neza ukishima nta n'ikintu n'iki na kimwe cyagira uti cyamubuza kuba mwakora buri kimwe cyose mwiyumvamo hagati yanyu mwembi wa babiri sibyo nshuti rero bakunzi ba Gutya TV niyo mpamvu ngiye mba mbabwira ngo mu gihe cyose bumva yuko ukwishe ntiwikicwa nagenda kugira ngo uzavuge ngo ugiye gusamba n'umuntu wese ubonye gira umuntu umwe ukuba hafi uzi guswera nawe ku buryo uzamuha igituba atari bya bintu bya kuburya wicara ugatangira ukajya kwishyirishamo umuntu ati mbanze mwiyumvemo oya ku muntu uguswera ubundi iyo uzi ko ukunda imboro ugomba kujya byibuza abatipe cyo kuri babiri reka mubwize ukuri ariko ntabwo mvuze uri umugabo n'imboro uri umukobwa uzi ko nta n'umwe muragirana gahunda byibuze agira abatipe babiri umwe abure undaza kandi nanone ujye ubanza usogongere wumve wa mwana uzaguswera ukanyurwa ukamara icyumweru uryamye utaratekereza n'imboro apana kuza umuntu umwe akiri igitama acaho yagenda kumva igituba cyashyuka cyangwa yanakiva akavaho kibishaka yurekana nabo ngabo my friend we fata umwana uzi guswera abanza guswere igituba wumve ko agihamye nawe umuha igituba reba nk'ukuntu gihise kibyimba n'ukuri n'ubu kamite nisweza agatsitsi reba kano gatsitsi nukabona ndimo ndisweza kanoza kako n'ubu data we ese ubona ngiye kwinyaza data we none ngayibaze ntubarembo nahita ngenda nkajya nyishyiramo gace ngenda nyishyiramo gace data we sikwikarisi tohawa mwana we umva abantu umushyuko nta kintu nubwo guswerana biryoha nta kintu nabonye kiryoha nko guswerana biraryoha umwana araguswera ukaryoherwa nawe wamuha igituba ukaryoherwa njyewe nuko njya mbivuga mukavuga ngo uriya mukobwa ngo ariko ngo bure ko abivuga nuko atanga igituba njyewe naho ntakikwemere cyangwa ntabwo nagiha buri umwe wese mfite uwo nyiwe ariko iyo nyimuhaye ndakimukwikira kugeza ubwo kimuguye ivuto urumva rero kwitangira igituba ibyo ngibyo ntacyo bitwaye nta n'isoni biteye umwana akunda undi muri kwa gukunda undi ni ukumuha cumitamo ati yisubizemo yigaruremo yizungurizemo akayizunguze igishino akagikubitaho imboro rugonga ikabyimba my friend umugomya mbese bihora bimeze bityo umwana rero wahaye igituba gutyo ntago azagucika mwibuke neza yuko twari turi kuri topic yo kwerekana umugore washatse imboro uburyo ameze nyine baba ameze nkanjye kuko nanjye ubu ndumva natoye kereka nko mise mbona icyana hafi aha ngaha waba ureba uburyo nyemerera nabi urumva oh my god ubundi uzi ugiye guswerwa n'umwana wenda ukabona nk'ikigo kije kuguswera gifitiye imboro nziza ufata ukumva ko ufashe imboro uyishyiramo ukumva ntago ijyamo kubera ubunini bwayo ukabanza ugakubita kuri rugonga amazi ukayamena kigatoha imboro noneho nayo yamara gutoha neza fresh ugahita uyishyiramo inyerera arayigukubita ikagukora hirya hino nabwo yanajyamo ikajyamo wumva ari fresh uri kumva wumva yuko harimo ikintu apana gushyiramo imboro kumva ni nk'agasono basunikiyemo cyangwa agahera
ibyo se ni ibiki wazumbwira iki se reka rero bakunzi ba Gutya TV mumbabarire ngende ndumva umushyuko unyishe reka njye kwihigira umwana unyikomera mbanze mumenereho byibuza nka litiro 3 z'amazi abanza nyikungutira akariro kagabanyuka ibindi bizaza ejo naho mu kiganiro cy'ubutaha nzaza mbabwira ukuntu umuswero w'iri joro wagenze kuko urabona amasaha arakuze reka nanjye mbe ncometse ubwo naho mu kiganiro cy'ubutaha ariko nyine wibuke gukora subscribe, like and comment ibindi tuzaba tubireba.